umuntu ngo abazi Imana yawe akaba ari wibwiye wenyine ibishatse kumubwira ngo kimwari imubwiye ngo abazi Imana yawe ikabimubwira ari umuntu umwe ibishatse kuvuga ngo iki Imana. Haleluya. Murahari murahari murahari. Haleluya. Iyi Imana yavuze ngo urugi rukinguye kuri wowe urwo rugira rurinda nta mbaraga z'abadayimoni zarurwanya. Ibyo ngibyo wowe ubona ko bikomeye urugi Imana yashyize kuri wowe rurakinguye. Nubwo intambara ari nyinshi, nubwo ibyago n'amakuba ari byinshi, nubwo itegeko ry'ikuzimu rivuga ngo ntubeho, ariko iby'Imana heronta ebando style Kirdo Mase yavuganye nawe, yavuze ku buzima bwawe. Natangaje, haleluya, natangaje ngo urugi rurakinguye, ngo urugi rurakinguye. Imana muririmbyi yuzuye umwuka wera avanga umunsi mwiza nibuka, aravangwa n'uwo nakwemereyeho. Zina ryawe nirihimbazwe. Reka uyu mugoroba natwe tubere umugoroba w'amateka. Reka uyu mugoroba utubere umugoroba tuzakomeza kwibuka. Zina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Oh haleluya. Hari umunsi wagendereye ubwoko bwawe, hari mu gicamunsi cyane munsi. Ayiwa Kristo mwiza, reka no kuri iki gicamunsi wongere utugenderere tukiri imbere y'ubwiza bwawe. Reka umwuka akomeza yuzura urusengero. Reka imbaraga zisumba byose zikomeza zibe muri uru rusengero. Zina ry'Uwiteka rihimbazwe. Nanjye ndasenze ngo ubwiza bw'Imana buboneke ku muntu wese. Imbaraga zisumba byose zururukire kumwigisha, zururukire kubigishwa, kugira ngo twese tugabanire imbere ya Data. Urakoze Yesu, shyigikira umujakazi wawe mu izina rya Yesu Kristo. Oh haleluya. Umukozi wawe yatwigishije atwereka uburyo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, uburyo ujya umurindisha amaboko yawe, niko nsengeye umwigisha ngo umurindishe imbaraga zisumba byose. Amatwi ye yumve, amaso yarebe, umutima utekereze, mwuka w'ubwenge n'ubuhanga bimubonekeho, kandi natwe abigishwa bibe bityo dufatishirizwa imbere y'Imana. Dukomeye Data wa twese amashyi, tumushimira ko tugiye kugubwa neza. Amen. Haleluya. Haleluya. Fabrice ngo ndumva nshaka ko duhanura. Numvaga umwuka wo guhanura yanyuzuye. Numvaga umwuka w'Imana yururukiye mu materaniro. Mbere yuko ngira ikindi kintu mvuga, umuntu mu kanya uvuye hanze yambaye ikoti, ntabwo nabashije kumenya ari nde, ariko yinjiye mu muryango yambaye ikoti w'umugabo. Nabonaga ari umugabo. Wowe ubwirize n'umuntu wari wambaye ikote mu kanya uvuye hanze. Nabonye asa nk'umanuka gutya, sinabyitayeho cyane, ariko yinjiye. Akimara kwinjira ijwi rirambwira ngo nimvuge ngo Imana imurinze kuba yagwa bakamwambika tije yo mu rutiri gongo. Niko numvisha Imana ivuga. Umuntu mu kanya winjiye yari yambaye ikote, mu kanya w'umugabo. Niko ijwi ry'Imana rimbwiye. Haleluya. Uriya mugabo ndagira ngo nze kuvuga ijambo ry'Imana nyine twamaze kumva ibyo bintu nagiye numva. Uriya muntu w'inyuma wambaye, uriya muntu w'inyuma w'inzobe wambaye agapira, Imana yambwiye ngo hari imigambi y'abarozi, hari inama wowe ugiye kugikuta, hari inama z'abarozi, hari imigamba y'abarozi Imana ngo yatesha agaciro. Nabibonye nyinjira mu materaniro mu gitondo, numva ijwi rirambwiye ngo Imana igukuriyeho abadayimoni ngo bajye bakwiba umugisha. Numva Imana imbwira ngo iguhaye igitekerezo cyiza uyu munsi. Hari ibitekerezo byiza Imana izanye ku buzima bwawe uyu munsi. Imana iri kumbwira ngo ugiye kwimuka ujya mu yindi ntera. Hari indi ntera Imana igushyizemo uyu munsi. Numva Imana imbwira ngo uyu munsi wawugiriyeho umugisha imbere y'amaso y'Imana. Nushaka kuyakome cyangwa ubireke, iyavuze se kwikora. Hari umumama, ndagira ngo nyine tubanze twumve mvuga ibyo nagiye numva ntabitahana. Hari undi mumama mu kanya waje gutura inyubako ari gutambuka wo muri Betifage. Nuriya mumama
imana irambwira ngo ihinduye icyerekezo cyawe. Imana irambwira ngo yimuye imisozi, ngo imisozi itabimenye, ngo yongeye kugira ikintu ikora ku buzima bwawe. Yicisha abadayimoni imbaraga ngo bakurwanyaga. Ikindi numvishe nona, imana irambwiye ngo ikurinze gupfusha ikintu gikomeye cyangwa gupfusha umuntu ukomeye ku buzima bwawe. Imana iri kumbwira ngo yigobotoreye inzira ahantu utayikekaga. Niko Imana imbwiye. Kandi ibi bintu Imana ivuze, numvise ijwi ry'Imana rimbwira ngo Imana icungushe uburyo umwete. Mwari mubizi ko buriya umuhanuzi ashobora kuguhanurira, ariko akaguhanurira akumva ibyo bintu akubwiye akenshi wenda ntibizaza vuba. Akumva nyine arabihanuye ntibizanaza vuba wenda. Akumva ntabwo biri hafi. Burya yagiyemo neza ashobora kumva ko bitari hafi, ariko ijwi rirambwiye ngo ibi bintu Imana ikubwiye icungusha uburyo umwete rata. Ntabwo nari mbizi ko Imana igira igipfuko cyo mu mutima. Numvise ijwi ry'Imana ngo Imana izanye igipfuko gipfuka umutima wawe. Ntabwo nari mbizi nuko mbyumvishe. Imana iri kumbwira ngo igare ryagiye rimanuka kenshi mu rugo iwawe, Imana ikarifata. Imana ikarifata. Nuko Imana imubwira ngo n'uyu munsi irongeye ifashe iryo gare. Uriya mumama wambaye agapira k'umukara, naho se mbwira mwarimu nti nguyu baturaga nkahita mbwira nti nguyu neretswe iki? Ni nguyu neretswe iki? Tuba tubona, ntabwo tuba tureba se. Tuba twaje mu nzu y'Imana se. Tuba tumaze iminsi turi gusenga. Imana irambwira ngo ratugira intambara z'imiryango. Wowe wa undi twize guhurira mu bana ntiwiyizirata, ariko Uwiteka aje kugaragaza kwera kwiwe n'uhumure. Ntunazamura amaboko rata batanakubona. Sibyo? Gervais, ngiye kuririmba nubwo ntajya ndirimba. Gukiranuka burya ni imibereho, n'ubucuruzi bwunguka budahomba, harimo ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse n'imyambaro. Imana ntabwo igirambirwa gukora. Imana ntijya inanirwa gukora. Imana isubiyemo ngo ntijya inanirwa gukora. Hari igihe umuntu yumva agiye kure, hari igihe umuntu yumva intege zarangiye, ariko itangazo riravuze ngo Imana ntijya inanirwa gukora. Kandi ikiganza cyayo kiracyakora ibitangaza. Numvise ijwi ry'Imana rimbwira ngo nimbabwire ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera. Nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Haleluya! Ntabwo byarangira. Ugira ngo byarangira ibi bintu se? Ubu twahanura mpaka reka tubanze tuvuge ijambo ry'Imana. Mwakomeza kundeba mukanshuka, akomeza kubabwira. Nkawe mukanya nicaye aho ngaho nahindukiye, wowe wegeranye na kamera. Ijwi rirambwira. Haleluya! Ijwi rirambwira ngo Imana irakwimuye. Hari ibintu Imana ikwimuye, hari ahantu Imana ikuvanye, hari n'ahandi Imana iguteretse. Imana irambwira ngo ikuvanye kubyigana n'abantu, ikoze ikintu gishya ku buzima bwawe. Ego koma nanjye ndumiye koko. Buriya Imana ibwiye umuntu ngo abazi Imana yabo akaba ari wibwiye wenyine, ibishatse kumubwira ngo kimwari. Imubwiye ngo abazi Imana yabo ikabimubwira ari umuntu umwe, ibishatse kuvuga ngo iki? Niko numvishe uriya mwene wabo Fabrice, ninjye ngo ni mwene wacu, ntiyakubwiye ngo ni mwene wabo. Niko Imana imbwiye ngo nawe ndikubwira iryo jambo uri wenyine. Niko Imana imbwiye. Niko Imana imbwiye ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Numva Imana imbwira ngo akira kugira ijambo bundi bushyashya.
imana murahari 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 haleluya yewe ni byiza ko abantu bikiriza ni byiza ko abantu bikiriza ni byiza ko abantu babyumva nanze ko nza gucanga uriya muhungu abari gukamera akajya kubona akabona ndongenda hanuye akongera nta mpamvu ndavuga ibi gatoya kandi Imana irakora imirimo n'ibitangaza hagati muri twe ibana natwe niyo kwizerwa murongo nuwayo niyo ishoboye byose kandi niyo nyembaraga tugiye gusoma ijambo ry'Imana byahishuwe 3 7 kugeza ku 8 kandi ni ugiye kudusomera Mama Fiette byahishuwe aya magambo buri muntu wese ayumve n'ubuhanuzi bw'umuntu uwo ari we wese waje gusenga uyu munsi nagerageje kuyahindura biranga shaka no gushaka yandi numva nikundiye mu mutima wanjye biranga aya magambo muyumve nk'ubuhanuzi Imana izanye uyu munsi kuri twe 7 kugeza ku 8 reka dusome mu izina rya Yesu byahishuriwe Yohana ibice 3 umurongo wa 7 haravuze ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelfiya uti uwera kandi w'ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi ukingura ntihagire ukinga kandi ukinga ntihagire ukingura aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye kandi ntawe ubasha kurukinga kuko ufite imbaraga nke nyamara ukitondera ijambo ryanjye ntiwihakane izina ryanjye amen Imana imuhe umugisha mwarimu haleluya mwarimu akimara kubimbwira ko nzahagarara imbere yanyu naratekereje ngira amagambo menshi ajyanyura umutima wanjye kuko ubundi kenshi ngiyewe sinakubwira ikintu nanjye ubwanjye kitamfasha nkubwira ikintu nanjye cyabanjije kumfasha ariko nsomye no magambo numva nanone arandyoheye numva bimfasheho ndavuga nti ibi bintu nibyo ngo uwera kandi ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi mu biganza haleluya ngo nuwera kandi ukuri bisobanura ko ibintu avuga ari iby'ukuri bisobanura ko ibyo yavuze kuri twebwe no kubikora azabikora ngo nuwera kandi ukuri wowe nyine arihamiriza wowe nyine yifata izina akavuga ati njyewe nduwo ndiwe nduwukuri nduwera shobora byose ndi umunyembaraga ngo nuwera kandi ukuri ngo ufite urufunguzo rwa Dawidi bisobanura ko ari we mwami w'abami ngo afite urufunguzo rwa Dawidi ngo azi imirimo yawe ngo niwe ukinga ntihagire ukingura kandi nta niwe ukingura ntihagire ukinga yewe ngo azi imirimo yawe ngo nubwo uri umunyantege nkeya ariko we arakuzi Mana ishimwe ngo azi imirimo yanjye arabizi bya bindi byanjye arabizi ko ngira intege nkeya kare mbere nari naza natangiye kwikontorora ndavuga ko Mana intege zanjye nkeya Yesu azi niziye ndavuga nti ubundi ko ngiye kubwira abantu ngo uwera kandi ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi harya ubundi jyewe uyu wera kandi ukuri uyu ndibubwira abantu nkamuvuga kandi nkamuvuga nkwiye gusa nawe kandi nkamuvuga nkwiye kumwumva nk'uko ari nkamubwira n'abantu ko bakwiye kuba ngawe ndavuga ariko uyu muntu ubundi uyu mwami w'abami harya njyewe nicekinze neza njyewe ubundi niko bimeze ndatangira nanjye ndishinja nkamuhamagara ni Joshua kandi Joshua ndavuga nti yo nuwera kandi ukuri intege nke zanjye arazizi bitanibuka ukuntu njya nza nakererewe namwe mujya mubibona
nawe nimvuga ibyawe ibyanjye nawe uvuga ibyawe. ndavuga nti uyu wera kandi w'ukuri, uyu nguyu uzi imirimo y'umuntu uwo ari we wese, uyu nguyu utabesha ngo ndi iburyo kandi uri ibumoso. Ndavuga nti uyu mugabo arakomeye, ni uwera w'ukuri, ni uwera kandi ufite urufunguzo, ufite urufunguzo. ndavuga nti uyu mugabo ko ateye ubwoba. aravuga ngo njyewe nzi imirimo yawe, nzi intege nke zawe, nyuma yo kuzimenya nitaye ku kintu icyo ari cyo cyose. njyewe Uwiteka shize urugi rukinguye imbere yawe, niwashyize urugi rukinguye mbese nta kintu yitayeho. umwigisha mu kanya aratubwiye ngo kuko waje nanjye kuko naje, atitaye ku ntege nke zanjye, atitaye ku bupfapfa ngira, atitaye ku rwenya rw'ubugoryi njya ngira, atitaye ku manyanga yawe, atitaye ku bubeshi bwawe, atitaye ku busambanyi bwawe, atitaye kuri bya bindi byose. Herodese nome aravuze ngo ashize, aravuze ngo ashize urugi rukinguye imbere y'amaso yawe. yewe natangaye, yewe numiwe, umuntu Imana ishizeho urugi rukinguye. abantu bashobora kugira ubwoba intambara yahagurutse, ariko umuntu w'Imana yashyizeho urugi rukinguye, ahagarara nk'umusirikare iminsi yose yo kubaho kwe, akomera kigabo. kandi uyu muntu Imana yashyizeho urugi rukinguye, ibyananiye abandi we arabikora. Haleluya. Imana igishyira urugi rukinguye ku muntu, ariko uyu munsi ntabwo ndi bubabwire ngo gira gutya. yavuze ngo nubwo uri umunyantege nke, ariko yo yaje gutangaza. itangazo ryayo ni uko yashyize urugi rukinguye mbere y'amaso yawe. nuko yashyize urugi rukinguye imbere y'ubuzima bwawe. ibintu byari byanze nibwo bitangira kwemera, ibyari byarahagamye nibwo bihagamuka. intege nke zawe Imana irasongera, kwizera kwawe guke twaherekana babitubwira Imana irakuzamura. intambara ugira Imana irasirwana, irabizi ko uri umunyantege nke, yarakwemeye. ariko nawe hari ikintu ugomba gukora, kuko yatubwiye agitangirwa ngo ni uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rw'ubwami. mbese kumwiringira ntabwo ari ikibazo, kumwiringira ni igisubizo gisubiza ibyifuzo byose ugira ku buzima bwawe. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Moridekayi ari ku irembo ibwami, arigumaho, amenya neza ko bagiye kwicwa. hari abantu babanye n'Imana kugera ku rwego nabo ubwabo babizi neza ko urugi rukinguye, nabo ubwabo babizi neza ko umwenda wari ukingirije ahera watabutse kugira ngo aba bantu bigerereyo. atuma kuri Esiteri, aramubwira ngo Esiteri we, wowe nubwo waceceka, wowe nubwo watuza, wowe nubwo wakwiryamira ugasinzira nk'umwamikazi, nta kintu kizatuma, nta kintu kizabuza ko abayuda batabarwa. hari abantu bazi ko urugi rwakingutse, ikibazo ni uko twaba dusengana nawe, kandi ijambo ryatubwiye ngo nubwo waba uri umunyantege nke, ariko washyize urugi rukinguye imbere yawe. Haleluya, haleluya. aba bantu Imana yakinguriye urugi, irarurinda. uru rugi Imana yakinguye ku buzima bwawe, irarurinda uko byagenda kose. nibutse natekereje ibintu byinshi cyane, nese nibwo kuntu Dawudi na Yonatani babanye.
bakagendana bakabana nk'inshuti ngo bari nk'agati gakubiranije, bari abantu ngo wareba undi ukamwibonamo. Ariko ngo igihe kigeze, ntabwo ndibwihutamo cyane, ngo Yonatani arapfa. Wambaza ngo kuki Yonatani yapfuye? Yonatani yarapfuye. Yonatani yari umwana wo kwa Dawidi. Yonatani yari umwana wa Dawidi. Iyo wa Sawuli, iyo Sawuli aza gupfa, bari kwimika Yonatani. Kandi hari ikintu, hari urugi rukinguye, hari iby'Imana yari yaravuze kuri Dawidi, irabanza kuri Yonatani kugira ngo batazarwanira ingoma. Nshatse kubabwira ngo iyo Imana yavuze ngo urugi rukinguye kuri wowe, urwo rugi rurinda. Nta mbaraga z'abadayimoni zarurwanya. Ibyo ngibyo wowe ubona ko bikomeye, urugi Imana yashyize kuri wowe rurakinguye. Nubwo intambara ari nyinshi, nubwo ibyago n'amakuba ari byinshi, nubwo itegeko ry'ikuzimu rivuga ngo ntubeho, ariko iby'Imana heronta ebando stayi kirdomase yavuganye nawe, yavuze ku buzima bwawe. Ndatangaje, haleluya, ndatangaje ngo urugi rurakinguye, ngo urugi rurakinguye. Niwe mwami wawe, niwe ufite urufunguzo, niwe urugendana, niwe ufungura isaha ku munota, niwe uvuga ati ndi kumwe nawe. Nubwo wanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, jyewe zabana nawe. Umwami asabana nawe, yashyize urugi rukinguye kuri wowe. Ibintu bigutera ubwoba ni ibyiki? Bitumye uhagarika umutima ni ibiki? Ibyananiranye ni ibihe? Yarakwitangiye, harabizi kugira intege nkeya, ahubwo uvuza induru mu rugendo. Ntabwo ufite iyo uva n'iyo ujya, ariko umwami hetose bone godi aravuze ngo acire urugi rukinguye. Ibyo ubona binaniranye n'ibiki? Ibyo biteye ubwoba ni ibihe? Haleluya. Uyu muntu ufite urugi rukinguye, mu byago n'amakuba bye ntabwo aca imanza, ntabwo avuga ngo nibirangire gutyo baragapfa barakajya. Oya, uyu muntu ufite urugi rukinguye, yababa we amera nka Stefano igihe bamuteraga amabuye. Ngo Stefano bamutera amabuye bamwongeza ayandi, barongera barayamutera. Ngo bakiyamutera, we ngo arebye mu ijuru, wabona urugi rukinguye, we ngo yuzura umwuka wera, aravuga ngo data ubagire gute, ubagire gute. Haleluya. Umuntu ufite urugi rukinguye, uwo data yakinguriye urugi, ubasha kureba mu ijuru, ubasha kumenya ibyo abandi batamenya, ubasha gusobanukirwa inzira z'aho ajya, abasha gukora ibyo abandi bantu badakora. Haleluya. Umuntu Imana ikinguriye urugi atandukanye n'abandi bantu. Niyo muvugana biratandukanye, niyo muganira biratandukanye, niyo musenga biratandukana. Umuntu Imana yakinguriye urugi asa na Danyeli. Danyeli bababuza gusenga, barabwira ngo nta muntu ufite ikintu agomba gusaba ngo atagisabye umwami. Danyeli ngo ajya mu cyumba cyo hejuru, anarangije akingura amadirisha ngo y'inzu yerekera Yerusalemu. Amaze kwerekera Yerusalemu ngo atangira gusenga, kandi ashyiraho n'umwete arasenga. Bisobanura ko umuntu Imana yakinguriye urugi atandukanye n'abandi bantu. Ntagenda nk'uko bagenda, ntasenga nk'uko basenga. Hari ibintu yibuza, hari ibintu areka byari ngombwa. Yaba we, hari abantu Imana yakinguriye urugi. Turashima Yesu ko yadukinguriye urugi. Turashima Yesu ko yakinguye urugi hagati muri twe. Turashima Yesu ko yamenaguye inzugi z'imiringa, no kuburi hano Yesu yamenaguye imfatiro z'abadayimoni. Haleluya. Ntabwo waba ukiriho, hari inzugi Kristo yafunguye, hari connection yashyize ku buzima bwawe nawe, hari ayandi mahoro umwami yazanye. Uba warirukanse, biba byarakuyobeye, uba warataye urugo ukangara. Nahoze mbitekereza ejo, ndavuga ariko Mana, ubu ngubu mpamagaye nk'abagore 5 hano, nkababaza cyangwa n'abagabo nkababaza ngo ubu ngubu mu buzima bwanyu mutaye urugo inshuro kangahe? Nibashaka kubinyemerera, ariko mu mitima yabo
bagiye bahukana bakahukana bakongera bakahukana, ariko bakavuga bati umwami yakinguye urugi ntabwo dushobora kugenda. Twasezeranye amasezerano avuga ngo tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse. Iri sezerano turaririnze kuko umwami yadukinguriye urugi, tukabasha kureba ibyo abandi batareba, tukabasha guhagarara kigabo, tukema mu gihe abandi banamutse, mu gihe abandi babuze uko bagira, ariko twe tuzemera muri Kristo. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ni byinshi cyane umuntu yavuga, ni byinshi cyane umuntu yavuga. Ubundi ngira indwara mbi mpagaze imbere yanyu gutya ntangira kumva, iyo nkurebye ndumva, iyo nteka haleluya ndumva, mbese mba numva nk'uneretswe abantu ngo bafite inyatsi, abantu bagize gute, ariko Imana yacu haleluya ifite urufunguzo rwa Dawidi mu kiganza. Haleluya. Abantu bacitse intege, abantu bumva bagowe, abantu batamenye ko urugi rwakinguye, abantu batamenye ko mu ijuru bamanutse kuturwanirira. Kumva umuntu akumva birakomeye, akumva biranze, akumva ntampinduka, aza hano kuwa mbere ntibihinduke, aza kuwa kabiri mu bagore ntibihinduke, yaza kuwa gatatu mu rubyiruko ntibihinduke. Umuntu wumva ko byananiranye tarigeze abona urufunguzo rw'umwami, yizeye ko ari we urufite, ko ari we wakinguye. Ijambo ryatubwiye ngo nubwo uri umunyantege nke, ariko jyewe Uwiteka urabizi ko ufite intege nke, urabizi ko uhora wihana icyaha ukongera ukagisubiramo. Ngwino dusenge, ngwino ngiye gusengera. Sinababwiye ko nanjye ngira intege nkeya, ariko nabanje bari Imana unyeze, ngiye kubwira abantu kuri uwera kandi w'ukuri, ngiye kubwira abantu mbihamye kuri uwera kandi w'ukuri. Ubu nawe wahagarara ukavuga ngo nuwera kandi w'ukuri, ukadusenga Imana. Mwari ngwino n'ubundi, nuwera kandi w'ukuri, nuwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi. Tugiye gusenga Imana kugira ngo akomeze n'ubundi asenga atubwira ibyo yeretswe, uwera kandi w'iki w'ukuri. Amen, haleluya. Yavuze ngo nzi imirimo yawe. Turi gusoza amateraniro ariko turashaka gucyura ibihe byiza. Hombeka amaso yawe twongere dusenge. Nuwera, cyambere arera, kabiri n'ukuri, gatatu azi imirimo yawe. Hari ababonaho intege nkeya, umuntu wese wiyumvaho intege nkeya, bibi ngo yabanje arazihana, nageje uru rero dusengane Imana. Nuwera kandi n'ukuri, ava ngo nzi imirimo yawe, niko abwiye itorero ry'Laodikiya ngo nubwo wibwira ko uriho, cyane Sarudi uyabwiye ngo wibwira ko uriho kandi uri intumbi. Abwira Laodikiya aramubwira ngo wibwira ko uri umutunzi, wibwira ko uri umukire, wibwira ko uri umuhanuzi, wibwira ko uri umunyamasengesho, wibwira ngo ari kuri umutindi wo kubabarira. Tugiye gusenga Imana. Amen. Ikintu bita rero kubashyira urugi rukinguye imbere, nari ndimo mbwira uwacu nkamubwira nti ngewe iteraniro narisoje, nafasha ayo magambo uko ari atatu y'abigisha batatu mpita ndibyazamo ijambo rimwe. Muzi ko Imana yatubwiye nugwiza imbaraga z'iki z'umutima bizatera Imana kwihutisha igihe cyawe. Nirangira nikihutisha igushyira urugi rukinguye hehe imbere. Nibyo twiza nayo magambo yonyine. Nugwiza imbaraga z'iki z'umutima uzagira ukuri muri wowe kandi uzabura uwera, uzakiranuka. Bizatera Imana kwihutisha cyagiye Claude yagize gute yakubwiye, cyangwa izaguha imbaraga zo kukirinda. Nirangiza igushyira urugi rukinguye hehe imbere. Nibyo twiza. Amen. Kadusenge. Ugiye kubwira Imana iby'intege nke zawe. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye iri teraniro ryatangiye mu gitondo ryezwa, ku mwigisha wa mbere rirezwa, ku mwigisha wa kabiri rirezwa, ku mwigisha wa gatatu rirezwa, kandi aya niyo masengesho kuko ntabwo ari amateraniro yo ku cyumweru, ahubwo iyo twaje imbere yawe ijambo ryawe ritubwira ngo iki, ridusaba ko duhinduka tukagira imitima mishya. Niyo mpamvu tutarambiwe gukomeza kugusaba imbabazi, kandi iyo umuntu arushaho kukwegera agenda abona ubupfu bwe, agenda abona ubugoryi bwe. Niyo mpamvu nawe wanejejwe no kuba muri iri teraniro kugira ngo utweze
wongere utubabarire. Maraso yawe niyongereye z'abagabo, maraso yawe niyongereye z'abagore n'abakobwa, maraso yawe niyeze abasore, maraso yawe niyeze umunyetorero, umushyitsi n'umusangwa. Uri Kristo mwami, turagushimiye ko uyu munsi ururukiye muri iri teraniro uje kuryeza kugira ngo dutahe ibyanze guhinduka birimo bihinduka, ibyatugendaga hejuru turimo tubigenda hejuru, kugira ngo gukiranuka kwacu kugutere kutwambika imbaraga, kugira ngo gukiranuka kwacu kugutere kudukingura inzugi zikinze, kugira ngo gukiranuka kwacu kugutere kutwigiriza bugufi, kwihutisha igihe cyawe uko witwa Imana. Urakoze, tugukomeye mu mashyi kutubabariye ibyaha n'ibicumuro mu izina rya Yesu, amen. Ndashaka kuvuga abantu bamaze igihe kinini bumva bafite inyatsi iteye ubwoba. Hano abantu bafite inyatsi bumva kumva inyatsi ibamereye nabi, ibintu iby'inyatsi bibamereye nabi. Hano niko numvise ijwi ry'Imana rimbwira, Bosteka barasiri doba boretesa inima makase ne domene grere virisi edove adi atamba saka edefosai de grore virde sudi birgesa dasi ena ita bone fotakisa mando etas borde godi. Bivango imiryango yanyu mwese irafunze ubu ngubu. Ijwi ry'Imana rimbwira ngo harimo iki kintu gikaze cyitwa inyatsi, gikaze kabisa. Mukomeze mutambuke mupfukame hano. Kase Haleluya. Amaraso y'umucunguzi niyo soko yoza abanduye, niyo yeza abanyabyaha nshatse kuvuga ngo amaraso yoza ibyaha yananirwa koza izo nyatira. Mugere kurambura ibyo biganza byanyu. Umuntu umwe ageze kwigisha icyigisho kintera ubwoba, avuga ngo hari abantu Imana yimye amafaranga ngo kugira ngo ayo mafaranga batayaha abantu Imana yavumye. Ako kantu wakumvishe Mama Justine, ngo hari abantu Imana yimye amafaranga kubera ubuntu bagira ngo batayaha abantu Imana yavumye. Rero byashoboka ko abapfukamye hano bagahamagara abafite inyatsi, nta muntu wayiguteje, ahubwo iyo nyatsi ariyo wayiteje. Oya wimbangira. Noneho abana b'Imana bakaba bapfukamye hano, urambwa ngo gwahera mu gitondo twatuzanga uracyavuga ibyo. Ndacyabivuga ntago nabireka. Uri igisambo urya icyacumi, ubwo se kuko mukuri mbese hari abantu tumeze mbese ntago nikuramo, tumeze nk'abantu batera za Gatarina, ukabuzi kurya ibyawe ukarya n'ibyawe, bavuga inyatsi nawe ukaburaje. Birakwira? Oya. Birakwiye ko umuntu aza abantu mwari icyacu manza mushyire hejuru. Rero banza mwenga Imana ibabarire, none se ubwo kuko ndi bubasengere muzamure cyane mwabisambo. Oya muzamure cyane, none se ninjye mubwira. Hari igihe nari ibandi rya karahabutaka kandi ndiri bwiriza butumwa, ndi nirisimbura rya mwarimu, ndi n'umukuru w'abadiyakoni, ntajya ntanga icyacumi. Cyarananiye sinyambwiriza ikintu cyananiye. Numva niyanishanu ibintu nabashije, ndibandi kandi ngira n'amafaranga, ariko icyacumi mfite abazimu bakimira amabandi nka Jani wa kera. Rero mushyire hejuru mwamabandi mwe gusema ngo bigende. Ntimureba mwese muri amabandi muri ingegera kwa Yesu, tugiye gusaba Imana imbabazi. Rero ntago bisekeje, ntago ibingibi bisekeje. Donura nandi mabandi ko mwiterane harimo, namwe mwigira no hafi, mubanguke muze tubwiye Nyagasana tubabare. Ni mubanguke muze, muze. None se ko umuntu agukora mu mufuka yagutwara bitanu agahinda kakakwica, umuntu agutwara bitanu umubabaro ukakwica ukenda kukwica. None twebwe Imana twarayibye. Ntago mvuga nkaho ndi wavuze ngo umuntu nakwaturira icyacumi ngo ukamwanga Imana ikora ngo azaba ari umugome. Kubera iki? Ibabarira abasambanyi, kababarira abajuri, kababarira bakuyemo inda. Yananirwa se kubabarira abantu bari icyacumi? Wapi? Ariko turagira ngo nyine kuko icyacumi ni itegeko ry'iki ry'Imana.
duhaguke dusengera abantu b'Imana. Mujyejuru mwege mwanesheje icya 10, umuntu uzi ko rwose yakinesheje akaba azi ko atajya yiba Imana. Mujyejuru abandi rero mwasigaye mwifashe namwe mufukamaho muri mubwira Imana muti burya tukimira bunguri. None nitumara gusenga rero turajya twagasaba umugisha, siko bimeze? Kuko mvuko ni ijambo ry'Imana rivuga, riravuga ngo mwanyimye kimwe mu 10 ngo nanjye ndabavuma wa muvumo. Some Maraki 3 niko handitse ngo mwanyimye kimwe mu 10 ngo nanjye ndabavuma iki? Wa muvumo. Ngo muzasarura byinshi ngo mbitumuze umwuka mu mazuru yanjye mubibure. Cyo muzamure kucyumva? Imana igiye Imana ni nyembabazi, ubugiye nyimara kubivuga mukabyemera mukazamura ikiganza, ubundi yanababari ariko icyitonderwa ni ukwambara za mbaraga bamaze kutwigisha. Ngwino hano Jero. Igihari igikwiye uyu musaza ajya nzanira icya 10 niyo mpamvu ari we mpamagaye. Kandi mukuri wowe ushaka umugisha uyu munsi, wowe ushaka iki? Ntago ngumwe ngo ujye kuzana amaturo ngo uture ngo ayicyo wariye ngo Imana iko nta iby'impongano byavuyeho. Amaraso Yesu ushaka ko wariye miliyoni 500 birakureba. Ahubwo icyango uvuye ngo uyu munsi uyu munsi imbaraga zinesha iki? Ubanza umbabarire ubundi imbaraga zinesha kurya icyacu. Muce bugufi ni wowe uzi ibyo wariye n'ibindi wakoze byose ni wowe ubizi. Mana we dutsindiwe imbere yawe twese, maraso ya Kristo dutsindiwe imbere yawe, ariko ntabwo twirengagije ko amaraso yawe yavuye kugira ngo abantu bakizwe, abantu bababarirwe ibyaha. Mwami Imana yacu, amaraso yawe yavuye kugira ngo Mwami natwe tube bazima. Turashaka ubuzima, turagusaba ubuzima, abo bantu bari icya 10 bari amaturo ndetse benshi barabikerensa. Uwiteka Imana, bamwe bakabonga amaturo n'abapasitoro, abandi bakabonga amaturo n'abavuga butumwa, ariko Mwami ni wowe wivugiye iryo jambo ngo muzane kimwe cya 10 Mwami gishyike mu bubiko bwanjye ngo maze mbagomorore imigisha yo mu ijuru. Yesu we ngo muriho muyikwiza haba mu rubyaro. Dore urubyaro rwacu ruratunaniye kubera ko utatanze icya 10. Dore urubyaro rwacu Mwami rugiye rwitwara uko rwishakiye kubera ko twari icya 10. Ariko turasabye ngo Mwami tubabarire, ubarire umubyeyi wapfukamye, ubarire umugabo wapfukamye, ubarire umusore wapfukamye, ubarire umukobwa wapfukamye, kandi umwigishire ijambo kugira ngo arifate. Umwigishire ijambo nyakubahwa we, tubabarire kuko uri umunyembabazi ibihe byose ku mwana nijoro. Ijambo ryawe ryavuzwe kuva mu gitondo, ariko umugaragu wawe yaravuze ngo igikenya ntabwo kiyacyumva ihoni. Mwami Imana yacu, tubabarire twumvire ihoni, twumvire impanda yawe, kuko impanda izavuga bera bakazamuka, kandi wari icya 10 azabarwa mu bisambo. Tubabarire rero, babarire umuntu wese uri hano, babarire umuntu wese uri hano wariganyije, babarire umuntu wese uri hano witwa igisambo, babarire umuntu wese uri hano. Mana urakoze kutubabariye, kandi urakoze kudufasha ukatwumva, kandi ukazugendana nabwo ukatwigisha uburyo bwo kugitanga mu izina ryera rya Yesu. Amen. Mushyire ibiganza byanyu imbere y'Imana, ngiye kubasengera Imana. Mwami wacu Yesu Kristo, abaja bawe nabwo ko bakimara kwezwa n'ijambo, ko aravuze ngo imitima yacu nitaducira urubanza, ngo turatinyuka imbere y'amaso yawe. Tumaze kwezwa n'ijambo, tumaze gutunganywa n'amaraso yawe, ababaja bawe, abagaragu bawe habaneswa yuko bari bafite umuvumo witwa inyatsi. None muri aya masaha, muri iki gicamunsi, tukugireho umugisha. Reka hari umuvumo uhashyira umugisha, kandi ahari inyatsi uhatanga amahoro, kuko witwa Uwiteka. Natuye umugisha mu bwoko bwawe, kuko ndi umuhesha w'umugisha. Natuye ubwenge mu bana, nibahabwa ubwenge. Natuye agakiza mu ngo z'ubu bwoko bwawe. Natuye amafaranga mu izina rya Yesu. Yinguje imiryango yari ikinze ku bwoko bwawe, kubera yuko nabo ubwabo bajya biyaturaho amagambo mabi.
tanga umugisha Yesu, natuye umugisha. Haleluya. Sengeye amadiplome, nagenda abona akazi katika jina la Yesu. Nirukanye izi ntambara ziri mu tuzi tumwe na tumwe, kuko witwa Imana. Zimanza nuziburane, aya madosiye nuyatsindire, kuko witwa Uwiteka. Haleluya. Abadepoje reka bahamagarwa mu kazi, kandi abasaruraga bike reka bitubuka bigeze mu biganza byabo. Nirukanye abadayimoni b'indwara mu izina rya Yesu Kristo. Mirimo yawe nigaragare, kandi weshe icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Abantu biyatuyeho amagambo mabi. Umuntu uziko yatuyeho ikintu kibavuga ngo koko ngo nzapfa gutya, mbese ukumva abandi mugendana niba ari umwe. Umuntu uziko wiyatuyeho ikintu kibavuga ati koko umuntu bita Naomi ngo bavuye mu buhungiro, yavuze ngo mwitira iki Naomi, ngo ni munyite Mara, ngo Uwiteka yangiriye iki ibisharira. Ukumva ibyo Uwiteka yakugiriye uhwanye nabyo, usigana uzana ngo usengera Imana. Ukumva ibyo bakuvugaho ukumva nibyo. Niba ntawe uhari ngiye gusubiza mikrofone. Imana ishimwe. Urahari wowe? Pfukama hano. Hari ukuntu umuntu bamuva bate uzapfa utakiza, ati koko nzapfa ntakiza. Kubera ikiza? Amaboko y'Imana ntabwo ari magufi. Mujye muba mu bintu kandi mwumva, kuko hari abantu hano biyatuyeho ibintu apana n'abahagaza. Ushaka ko wicaye aho ngaho, amagambo mabi bakwatuyeho ukisanisha nabyo, nawe ukabyisanisha nabyo. Ntabwo ari byo. Ngo nimukajye munyita Naomi, mujye munyita Mara, Uwiteka yankoreye ibisharira. Uri data wa twese mwiza, uri Kristo umwami. Kiganza gikiza n'ikimanukire ku muja wawe, kuko witwa Imana isumba byose, katika jina la Yesu. Uri data wa twese, uri Imana ihindura, ugahindura amateka agahinduka. Zina ryawe nirihimbazwe. Mbirukanyeho iyi mivumo, izi mbaraga zikuzimu, aya magambo mabi, aya ngabi yatuyeho, bakumva ntibakwiriye ibyiza, bakwiriye bakoko bakabona nta byiza. Hari abacirwa imanza n'inzira bagendeyemo, ariko Kristo mwiza iyo ubabariye umuntu umugirira ibambe, iki gicamunsi babariye ababasha bawe, hindura satsi zabo, kuko witwa Imana. Nyuranya amaboko ko bitavuga Imana, kandi ikiganza gikiza nigikora kuri uyu mubyeyi, umukiza azagaruka ashime. Kiganza gikiza nikimukoreho azagaruka ashime, kuko witwa Imana mu izina rya Yesu. Amen. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Twasengera abarwayi, buretse turabasengera. Umuntu wumva arwaye naze tumusengere Imana. Umuntu wumva arwaye nabanguke aze tumusengere Imana. Umuyobozi wa gahunda akomeze, turimo turerekeza ku musozo. Ntugatahane uburwayi waje aho bakirira indwara. Ntugatahane uburwayi waje aho bakirira indwara. Haleluya. Kansabe abanyarukundo baze hano, tuzenguruka abantu b'Imana, bagende mukire kandi mujye muza mushime. Dore abadayimoni mugira, abazimu mugira, haguruka Mama Dieudonné, mbivuga uhagaze uhita ugenda. Kandi uyu muntu ntabwo musengeye, si musengeye, ariko uregarutse ajyaye, kandi musabiye gukira. Ndamusengeye, ariko abazimu bo kutizera mwabakuye. Mujye hejuru dusengeye abantu b'Imana bakire. Muhaguruke abizeye gukira mvuge ngo haleluya. Reka iteraniro ryose duhaguruke tubasengere. Imana yacu niryo jambo Justine yasomye yasorejeho, Abefeso 3:20, ibasha gukora. Ibasha. Ubundi duhamagaye abarwayi, ubundi hagombye kuza umuntu urwaye kanseri, umuntu urwaye diabete, umuntu urwaye sida, mbese umuntu ufite ibirwara yipimye. Ariko mwese Imana ibakize, ibasha gukiza ibyoroshye ndetse n'ibigize gute n'ibikomeye. Amen. Ntabwo ndi kubabona b'abanyarukundo, ariko baraharira ntabahari ngaho. Damase uko umwuka kuyobora, ngiye kuzamurijwe nsenge nawe usenge. Mwami wacu Yesu Kristo,
ntabwo ari ikiganza cya damascene gikiza, nta nubwo ari icya Fabrice, nta nubwo ari icya Jani. Ikiganza cy'Imana nicyo gikiza, ikiganza cya Kristo nicyo gikiza. Muri aka kanya ababasha bawe, aba bagaragu bawe bazindukiye mu nzu yawe bafite ibibagoye, bafite ibibaruhije. Bamwe barwaye indwara zidakira, abandi bafite indwara zabizungurijeho, abandi bafite indwara z'abadayimoni. Ariko uri Kristo, ariko uri umwami, ariko uri Imana ikiza, uri Imana ikiza. Kiganza cyawe gikiza, kiganza cyawe gikiza, kiganza cyawe gikiza, kiganza cyawe gikiza, kiganza cyawe gikiza. Niko ijambo ryawe ryarambwiye ngo nuko musenga murambise abarwayi ibiganza, nanjye nzabakiza mu izina rya Yesu, 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 mu izina rya Yesu Kristo, 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 mu izina rya Yesu. Ubu bwoko bwawe nibwakire gukira, nibwakire gukira, nibwakire gukira, nibwakire gukira, nibwakire gukira, nibwakire gukira kuri iki gicamunsi, nibwakire gukira muri iki gicamunsi. Ababasha bawe nibakire gukira, abagaragu bawe nibakire gukira, kuko imbaraga zikiza zimanukiye muri iri teraniro, kuko imbaraga zikiza, kuko imbaraga zikiza, kuko imbaraga zikiza zimanukiye muri iri teraniro, kuko imbaraga zikiza zimanukiye muri iri teraniro. Dukomeye Imana amashyi kuko Imana ari ikijije. Turagushimiye, 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 turagushimiye kuri Imana hetamura imigongo yari hetamye. Turagushimiye ku ikiganza cya marayika gikoze kuri iyi mitwe kandi akabamo gukira. Urakoze mukiza, urakoze Kristo. Mwaguke mutere haleluya ko mwakiriye gukira. Mugihagaze muhagararaho umuntu wese yarapfukamye. Kabiri gatatu. Haleluya. Gatatu nanone, gatatu nanone witera hejuru. Haleluya, haleluya. Gatatu nanone, gatatu nanone, gatatu nanone. Haleluya y'ubutsinzi gatatu twese. Amen. Amen, amen. Amen. Sinzi uvuze ngo abagore batwite niba bahari baba baje gushaka Imana kubw'ibintu bibiri. Hallelujah. Imana irinde insoro ziri mu nda zabo, Imana ikingure ya miryango batubwiraga, Imana izabatabare, zabaha ababyaza beza. Ariko n'abakeneye abana baza ntacyo. Yego, bataje mu barwayi sibwo ngubwo koko babajye. Abagore batwite, umuntu uzi ko adafite umwana ubwo se bumva wowe ngo n'abakeneye abana bumva batari bamenye ibyari byo. Mujye mu amaso mukurikirana iteraniro muribere maso. Rero namwe mupfukama ukuntu kubi. Ubundi gahunda ni mu kidendezi indani. Hari umutambyari ntago mama mubireba. Mubanguke mwa ababyeyi mwe. Abigisha bacu muze. Yewe Justine banguka. Iteraniro ryose muhaguruke, ababyeyi bazazane abana kandi bazabyare neza. Ntimukajye muvangirwa rero, abarokore mukunda kuvangirwa. Tukavuga ngo muzabyare neza kuko umuntu wamukore cesarienne akumva ngo ntiyabyaye neza. Kuba ucyuye umwana ra ko harimo wamusunitse nta mucyuri. Ikiri ngombwa nuko ducyura umubyeyi muzima n'umwana muzima. None se mwahagurutse mufite ishyari? Muhaguruke, Imana itanga urubyaro. Amen. Data mwiza wo mu ijuru, Haleluya. Imana itanga gutwita The soulless. kandi ni wowe utanga kubyara, ufite imbaraga kandi ni wowe ufite urufunguzo rwa Dawidi Kristo. Aba babyeyi bapfukamye imbere y'amaso yawe, aba babyeyi bapfukamye imbere y'ubwiza bwawe, aba babyeyi baragusaba kubyara kandi baragusaba kubyara amahoro. Igihe cyabo cyo kuramukwa kigeze, imbaraga zawe nyinshi zizabururukire, marayika barinzi babandi barinda ababyeyi, marayika